Everybody testifies you. Shalom, shalom, beautiful people. Muraho, Bahikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets real life and young heart come alive. Ese birashoboka gukorera Imana ukagira business, gukora mu kazi gasanzwe aho twita kuri marketplace, ariko ugakomeza kubaho ukiranukiye Imana? Ese umukristo yabaho ate kuri marketplace atabangamiye kwizera kwe? Uyu ni wa mwanya wacu wa Double F, Faith and Fact, umwanya tuganiraho ibintu byinshi byadufasha gukomeza kuba abakristo bahamye. Bahaye ikaze. Hari abantu batekereza ko gukorera Imana ari ukwikorera mu rusengero gusa, ukaba ufite umurimo ukoramo, uri umudiyakoni se, ukora muri protocol, ukiyeranja ugashaka ikintu ukora mu rusengero. Ariko ukuri ni uko Imana ishaka ko dukora no mu bundi buzima busanzwe, nk'uko ugira imbaraga ushyira mu gukorera mu rusengero, ugira n'imbaraga n'umwete ukorera hanze. Imana ishaka ko tuba urumuri aho turi hose. Muri Matayo 5:14 harabivuga, Yesu yavuze ko turi urumuri rw'isi. Ibi bivuze ko mu kazi, mu bucuruzi, mu biro, mu isoko, umukristo agomba kwerekana Kristo. Marketplace ni iki mu buzima bwa gikristo? Marketplace ni ahantu abantu bakorera, ni ahantu abantu bashakira imibereho. Twese muri rusange dushakira imibereho, ariko ku Mana marketplace isaho gushakira amafaranga gusa, ni ahantu ho gukorera umurimo w'Imana mu buzima busanzwe. Hari abantu benshi bavugwa muri Bible bakoreye Imana kuri marketplace. Urugero, Joseph cyangwa Yosefu yakoreye Imana ari muri system ya Egypt. Daniel yakoreye Imana ari mu butegetsi bwa Babylon. Bose bari mu kazi k'isi ariko bakomeza kuba bera. Noneho reka turebere hamwe uko umukristo akwiye kwitwara kuri marketplace, n'ibintu byafasha umukristo kubona umugisha kuri iyo marketplace. Icya mbere, ishyira Imana mbere ya byose. Umugisha utangira iyo umuntu ashyize Imana ku mwanya wa mbere mu buzima bwe no mu kazi. Na Bibiliya ubwayo irabivuga muri Matayo 6:33 haravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Iyo ubikoze Imana iguha umugisha, iguha ubwenge, iguha amahirwe, iguha n'igikundiro muri ako kazi. Icya kabiri ni ukuba inyangamugayo. Imana ikunda umuntu uvugisha ukuri kandi ukora ibikwiye. Ntuburi wa muntu utuburira abantu, nubwo abandi bashobora gukoresha amayeri mu bucuruzi, nibwo abantu bashobora gutubura ibintu kugira ngo babone inyungu, nubwo abantu bashobora kunyereza imisoro ya leta kugira ngo bagire aho bagera. Umukristo agomba guhitamo ukuri. Na Bibiliya bivuga neza mu Migani 11:1 ivuga ko iminzani iboneye ishimisha Imana. Wijya kwakira umukiriya ushaka ikiro kimwe ngo umuhereze inusu n'irobo, winyangamugayo kuri marketplace. Icya gatatu ni ugukorana umurava n'umwete. Ntago ahantu Imana iri n'uwiryamira abandi bagakora ntabwo izaza ngo iguhe umugisha ngo ni ukubera yuko ngo usenga. Aho ifasha uwifashije. Imana ihesha umugisha imirimo y'amaboko yacu, kandi ihesha umugisha abantu bakora cyane kandi neza. Na Bibiliya irabivuga mu Bakolosayi 3:23 ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera umwami. Rero mu byo ukora, niba ukora mu isoko, niba ukora muri banki, niba ukora hehe, korana umurava n'umwete. Icya kane, gutanga no gufasha abandi. Marketplace ntago ari amafaranga gusa, naho umuntu ashobora gufasha abandi bagatera imbere. Gutabara abakene cyangwa gutanga ituro bituma Imana iguha umugisha. Gufasha abandi, reka tuvuge ko ubizi neza ko ari we mukire muri quartier. Hari abana benshi cyane bakeneye akazi. Ese ubafasha iki kugira ngo ubahe akazi? Hanze aha turabizi hari umuntu rwose ufite quality zo kubona akazi kagahabwa abandi kuko bagira icyo bapfana, kuko hari ibyo hari ruswa muhaye ariyo yose. Ibyo bishobora gutuma bamwe muri bo
bataba inyangamugayo rero gufasha abandi. Ushobora kumuhereza ibifatika ariko ushobora no kumwigisha ukavuga ati ngende umutayeri nzi kudoda, niba nta kazi ufite ujye uza nkwigisha kudoda. Ibyo byose no gufasha abandi. Bibiliya ivuga ko utanga azahabwa. Rero iyo utanze ibiri bimwe mu byo ufite mu rusengero, uba wa muntu wa mbere utanga, mu rugo, mu kazi, bari wa muntu wa mbere ufasha abantu. Wijya kumena ibiryo hari ababisonzeye, kuko wahawe umugisha, uba ufite icyo ukora kuri marketplace, wabonye ibiryo, bihereze n'abatabifite. Rero nutanga uzahabwa. Icya gatanu, gusenga mbere yo gufata ibyemezo. Mu bucuruzi cyangwa mu kazi kasanzwe ka buri munsi hari ibyemezo bikomeye, aho ushobora gushora amafaranga. Abagenzi bawe bakubwiye ngo uyu munsi dushore mu kugura amamodoka, niyo ari kwinjiza, niyo ari gukora ibi. Mugenzi wawe yarahiriwe, akowe ntuzwi ushobora guhirwa. Hari abo gukorana n'abandi, erega no kwakira umukozi no mu rugo rwawe by'ubwabyo wagakwiye gusenga mbere yo gufata ibyemezo. Uri kubona ko ufite umukozi umukozi ukora neza ariko afite utudega duto na duto, ushobora kumwirukana akazi kagapfa, ushobora no kumubara akikosora. Rero ujye usenga mbere yo gufata ibyemezo mu byo ukora byose. Gusenga bituma Imana iguha ubwenge n'ubushishozi. Icya gatandatu no kwicisha bugufi. Iyo umuntu atsindiye mu kazi ugahabwa promotion mu gitondo, ejo kazamuka, ejo kajya ahandi, ushobora kugira ngo hari icyo urusha abandi. Ufite business iri gukora ikagenda neza, ushobora ukagenda ukandagira abantu, ukakandagira inyanya z'abandi, ukagira ngo hari icyo barusha. Hoya, iyi ni password ku mukristo ari wese, kwicisha bugufi. Twagiye tubona abami basimburana bagenzi babo, twagiye tubabona bazamuka abandi bakamanuka. Rero nk'umukristo kwibuka ko Imana ariyo imuha ubushobozi, agacira bugufi abayoboye n'abamuyobora, abari kureflecta Kristo mu buzima bwe. Umukristo waciye bugufi aba banavugwa neza. Umuntu rwose ashobora kuza akavuga ati ako umuntu ukuntu runaka ari umutunzi, nyamara yicishije bugufi, atavuga ibintu byinshi, atiyemera, adakora ibi n'ibi. Na Bibiliya ubwayo irabivuga mu Gutegeka kwa 2 haranditse ngo ko Imana ari yiha umuntu imbaraga zo kubona ubutunzi. Na Bibiliya irabivuga ko ari Imana ari itanga imbaraga zo kubona ubutunzi. Ibyo biboneka mu Gutegeka kwa 2 umurongo wa 8 kugeza kuri 18. Rero umukristo wese kuri marketplace yagakwiye guca bugufi, akaba urugero rwiza rw'umuntu wa mbere uca bugufi kandi utunze, unamize neza, unahembwa neza. Ntube ari wa muntu ukandagira abantu kuko hari aho wageze. Icya 7, kuba umugisha ku bandi. Umukristo kuri marketplace agomba kuba umuntu utera imbaraga abandi, agomba kureflecta Kristo, agomba kugaragaza Yesu muri we. Icya mbere, agomba kuvuga amagambo meza. Ntaba ari wowe rwose bapointingaho mu biro ko ari wowe ugira umushiha, uvuga nabi, iyo byakaze ari wowe uvuga nabi. Ahubwo bavuge bati uriya muntu wamukorera iki, ntago mvuze ngo w'insina ngufi, ariko ni wa muntu uvuga amagambo meza, ni wa muntu abantu bagira ibibazo bagasanga bakamuruhukiraho, kuvuga ati noneho mu rugo byagenze gutya na gutya, akora iyo basanga. Gufasha abo mukorana. Icya 7, kuba umugisha ku bandi cyangwa kureflecta Kristo, kugaragaza Kristo uri muri wowe nk'umukristo. Umukristo kuri marketplace agomba kuba umuntu utera imbaraga abandi, agomba kuba wa muntu uvuga amagambo meza, ku buryo abantu baba bananiwe, babuze uwo babwira, bagomba kukwizera, akavuga ati reka mbwire Corinne niwe uri bunyumve, umwakirane neza, umubwire amagambo meza. Gufasha abo mukorana. Twamaze kubibona ko ishyize Imana imbere, iguhereza ubwenge, ikakuyobora, ikabana nawe. Rero niba bwa bwenge Imana yabuguhaye, bagusigiye ibintu byo gukora mu minota 5 urabirangije, nyamara hari umuntu uri gustragolinga, ushobora kubikora umunsi wose, wihita uryama cyangwa ngo wiyemere kuko hari ibyo uzi. Genda ufashe bagenzi bawe mukorana, teamwork mu kazi, aba ari wowe uzana iyo spirit ya teamwork. Wabikoze neza, igisha abandi uko bagomba kubikora. Ucuruza neza, bwira abandi uko bigenza.
bana n'abandi, ca bugufi kandi ufasha abantu bose kugira ngo mugerane kure, ntaba ari wowe uzibikaho utubanga kugira ngo karitsiye yose ikunde kubaye kuko wateye imbere, ahubwo uzamura na bagenzi bawe. Ikindi, kuba urugero rwiza. Reka hari akantu njya nkunda, sinzi namwe mu makaritsiye yanyu gahari, akantu kitwa ngo kwa murokore, atijya kugurira kwa murokore. Ni akantu keza kubera ko byibuze afite iryo shusho, n'umurokore afite botike ya murokore, ni byiza. Rero urugero rwiza ku buryo ushobora nko kujya kugura nk'amafi ahantu bakavuga bati uriya muntu ntahenda, nta guhereza ibiro bituzuye, ntagira ibintu bitubuye. Urugero rwiza ku buryo mu kazi nibavuga umwana mwiza urimo bavuge wowe, muri botike zihari muri karitsiye nibavuga inziza bavuge wowe, mu bacuruzi b'imyenda nibavuga umuntu w'inyangamugayo urimo bavuge wowe. Na kwa kundi babitsa amafaranga, kuki batavuga wowe? Umuntu w'umukristo, umuntu agukeka ko hari icyo uri bukore, urugero rwiza muri utwo tuntu duto na dutoya. Iyo ubaye umugisha ku bandi, Imana ikungukira byinshi kandi igukingurira imiryango mishya. Ugira favor ku bantu, ikagukingurira imiryango myinshi utatekerezaga, ukaba watera imbere, ugatera imbere bidasabye ubujura, uburyarya n'ibindi. Mu gusoza iki kiganiro, icy'ingenzi tugomba kumva ni iki: marketplace si ahantu hatandukanye n'ahantu h'Imana ikorera. Hoya, marketplace, Imana iba iri kuri marketplace nk'uko yaba mu rusengero. So marketplace si ikibazo ku mukristo pe, ikibazo ni ukuntu uwo mukristo yitwaye kuri iyo marketplace. Imana ishaka ko abakristo baba batunzi, abakire ba mbere baba abakristo, abatsinde mu kazi, baba abacuruzi bunguke, aho bakoreye hose baba urugero rwiza, ariko bakomeze kubabera. Kuko Imana ntikorera mu rusengero gusa, ikorera mu buzima busanzwe bwacu. Marketplace si ikibazo ku mukristo. Iyo uri mu kazi, mu bucuruzi, mu biro, mu isoko, aho uri hose ushobora kuba umukozi w'Imana kandi ukareflecta Kristo aho uri hose. Ibi bivuze ko aho ugeze hose ugomba kumurika. Niba uri umukristo kuri marketplace, shyira Imana imbere, binyangamugayo, kora akazi kawe neza nk'uko bikwiriye, ntusigane, kandi ugaragaze Kristo mu buzima bwawe, mu magambo, mu myambarire, mu byo uvuga, kubera ko abantu benshi ntabwo bazasoma Bible aho bari hose, ntabwo bazasoma ibindi, bashobora gusoma ubuzima bwawe bakakubaza Imana usenga iyo ariyo. Iyo ubaye umukristo rero nyakuri kuri marketplace, akazi kawe, amagambo yawe, imyitwarire yawe, byose bihinduka ubuhamya bwiza ku Mana, kandi n'abakubona ukababera urugero rwiza bwo kubashaka kumenya Imana wizeye iba hehe, ese wowe usengera he, ese uramuna uko akijijwe cyane abigenza ate. Mwakoze cyane kubana natwe. Mu gice cyacu gikurikira tuzavuga imitego 5 ikomeye umwanzi akoresha. Mwakoze cyane kubana natwe. Nahangaha tugarukirije igice cyacu cya mbere. Mu gice gikurikira tuzarebera hamwe imwe mu mitego ikomeye umwanzi akoresha kuri marketplace n'uburyo umukristo yayirinda kugira ngo akomeze abe umukristo uhamye. Mwakoze kubana natwe. Niba bigufashije, kora like, ubisharinge na bagenzi bawe, gira uwo uhereza ubutumwa kugira ngo nawe agire ahagera. Wakoze kubana natwe. Amahoro y'Imana agumane namwe. Stay connected.